buri gutuma umuntu ashaka agahita yandika muri agenda ngo ngiye nkurikije ubuzima buri hanze nzabyara umwana umwe kubera ubwoba. Simbashishikariza kubyara, ntago nzabarerera abo muzabyara, ariko ni gute umuntu muzima utazi ibyo Imana yamupangiye avuga ngo nzabyara. Abana barabuze kubera imihiga. Sigaye nibaza muri kubona ibintu byabaye ari ibiki. Umuntu arashaka imyaka 5, 10, 20, abana barabuze. Habaye iki? Ni imihiga abantu bagiye bihigira ubwabo. Nge ninshaka nzabyara nyuma y'imyaka 5 ukagira ngo niwe wihereza umwana. Ngo amashuri y'iki gihe, ngo minerivare, ngo ubuse ngo wabyara abana 5 ngo wabarya we ko batakuriye. Hasoni. Ubwoba. Ese murimo muranyumva? Nimuvuga ngo amen. Ubwoba. Abisirayeli bavuye muri Egiputa babonye imbaraga z'Imana, babonye ukuboko kw'Imana, ariko ngo bageze ku nyanja itukura mu bice 12 ubwoba burabatera, barataka, bavuza induru. Imana ibwira Mose ngo niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Ubwoba buti barajya hehe? Inyanja iri imbere, Farawo ari inyuma, iburyo ni umusozi, inyuma ni umusozi. Ubu uri kuvuga ngo bagende bajye hehe? Kandi niba hari abantu bafite ubwoba ni Abanyakigali. Abanyakigali nubwo mwambaye amakote, nubwo mwambaye ibitenge, imitima iri mu gatuza mwasaze. Ubwoba burabishe kandi mwebwe muranabuhisha, ntawapfa kubimenya. Unabyuka yitera ikirungo rwose ukagira ngo ahembwa na miliyoni nta n'ijana afite. Ayi Abanyakigali mwebwe ubwoba burabishe. Mwibagiwe iby'Imana yakoze. Dukoze ubushakashatsi, dukoze ijanisha, twakora imibare. Ndi imbere y'Imana, abantu muri mwe mwicaye aha ngaha bavuka i Kigali twababara. Abenshi mwaviriyemo Nyabugogo uko mwaje murabizi. Dufite abantu mwaje muje gusura abantu mu Gumino. None dufite abantu baje ari abanyonzi bicaye aha ngaha, none mutwara moto. Iyagukuye ku igare ikaguha moto. Dufite abantu baje ari abamotari, none ubo twara imodoka. Yemwe mwaretse ubwoba. Ikintu cya kabiri kiranga umuntu washiriwe n'ubwoba buva ku kutamenya. Ubwoba buva ku kutamenya imbaraga z'Imana. Ubwoba buturuka buva ku kutamenya imbaraga z'Imana. Uzi ko umuntu yashiriwe ahora n'ubwoba akibagirwa iby'Imana yakoze? Nawe utekereza umugabo wahagaritse imvura akica abahanuzi ba Bayali, ariko umugore avuze gusa yibagirwa uburyo Imana yamanuye umuriro ku musozi w'i Karumeli. Iyo umuntu yashiriwe, icya kabiri kimuranga n'ubwoba buturuka ku kutamenya, ku kutibuka imbaraga z'Imana. Mu ndembe abwira ikintu gikomeye. Uzi ko ubwoba buri gutuma abantu batubaka. Ubwoba buri gutuma abantu badashaka. Umuntu akagira imyaka 30 akirya iwabo, urarwaye. Umuntu akagira imyaka 40 akirya iwabo, ufite ikibazo. Ngo ubuse ngo ndashaka, ngo ni ingo z'iki gihe. Wa munyabwoba we, ingo z'iki gihe ni izawe. Menya urwawe, iyaguhamagaye ivuga ko izarwubaka. Ubwo ariko abantu nasoni bafite. Umubyeyi akurire materineri, ariye primaire, ariye segonderi, ariye kaminuza, uteretse ubwanwa mu rugo, genda yakurya iwawe. Hasoni. Ubwoba. Samusoni ngo agitimuna, ngo ari mu nzira amanuka itimuna, abona umukobwa witwa Delila w'itimuna, ngo yari indayi itangaje. Samusoni amukubise amaso ntiyamuvugishije, ahubwo yaravuze mu mutima ngo dore umwana, dore inkumi. Ati muri bene wacu w'Abisirayeli sinigeze nkubona umukobwa umeze kuriya, no muri korali ntawe ubamo. Samusoni agaruka acitse ururondogorero, abwira Sati, dadi ejo narindi haruguru hari nahuye n'inkumi Imana mu Giporoso, mbega umukobwa. Isa aramubwira ngo umukobwa yitwa nde? Ati nakurikiye amakuru bambwiye ngo yitwa Delila. Isa aramubwira ngo amateka ya Delila arazwi, uwo mukobwa ni indaya ni ruharwa. Mwana wanjye reka. Samusoni aturiya mu mukobwa umunshakire nzamuhindura. Urahindura ibiki ariko ufite izihe mbaraga? Wamuhindura. Samusoni arenga ku mategeko ya se.
ajya kwa Delila gushirirwa. Ageze kwa Delila, Delila aramwakira, yari aramumenya, barabazi amavuta bariho, barayazi, nimutaba amaso barayamena. Agaciro kawe, ubudahangarwa ufite ni amavuta ari muri wowe. Iyo amavuta amaze kugushiramo, umera nk'icupa ryashizemo amazi, ntawe uba ukikwitayeho, ntawe uba ukikumva, nta mumaro uba ufite, ubudahangarwa. Some ubutumwa bwiza bwa Yesu ubwanditswe na Matayo ibice 25 murongo w'8 tugere ku 10. Matayo ubutumwa bwiza bwa Yesu, turasoma ibice 25 murongo w'8 tugere ku 10. Bibiliya iravuze ngo abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Imana itugirire neza. Abacamanza ibice 16 murongo wa 6 tugere kuri 22. Abacamanza 16 6 tugere kuri 22. Nuko Delila abaza Samusoni ati ndakwinginze mbwira aho imbaraga zawe nyinshi ziva n'icyakuboha ugacogora. Samusoni aramusubiza ati bambohesha isuri mbisi ndwi zitaruma nacogora nkamera nk'abandi. Hanyuma abatware b'Abafilisitiya bazanira uwo mugore isuri mbisi zitaruma, arazimubohesha. Kandi umugore yari afite abantu amwubikije mu mwinjiro. Nuko aramubwira ati wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Samusoni acagagura izo suri nk'uko utugozi tw'imigwegwe ducika iyo tugeze mu muriro, nuko imbaraga ze ntizamenyekana. Rirabwira Samusoni ati dore wampemukiye kandi wambeshye, none ndakwinginze mbwira icyabasha kukuboha. Aramubwira ati bambohesha imigozi mishya itigeze gukoreshwa nacogora nkamera nk'abandi. Nuko Delila yenda imigozi mishya arayimubohesha. Aramubwira ati wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Kandi abamwubikiriye bari mu mwinjiro, maze arayicagagura nk'urudodo imuva ku maboko. Delila abwira Samusoni ati ndikurya uracyambeshya, uracyampemukira kandi uracyambeshya, mbwira icyabasha kukuboha. Aramusubiza ati wasobekeranya imigabane 7 y'umusatsi wo ku mutwe wanjyemo uruyonga byashoboka. Nuko awutsibisha urumambo. Aramubwira ati wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka ashikuza urwo rumambo rw'inkingi hamwe n'uruyonga rusobekeranijemo. Delila aramubwira ati wakagize ngo urankunda kandi tudahuje umutima? Umpemukiye 3 utambwira aho imbaraga zawe nyinshi ziva. Ariko kuko yamushimikiriye iyo minsi yose, akamubaza muhata, amurembeje nk'uwenda gupfa, nuko amubwira ibyari mu mutima we byose. Aramubwira ati nta cyuma cyogosha kigeze kinyura ku mutwe wanjye, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama. Nakogoshwa imbaraga zanjye zanshiramo, ngacogora nkamera nk'abandi. Nuko Delila abonye ko amubwiye ibyari mu mutima we byose, atuma ku batware b'Abafilisitiya ngo nimuze iyi nkubwe yonyine, kuko yambwiye ibyari mu mutima we byose. Nuko abatware b'Abafilisitiya bamusanga ahari bazanye na za feza. Aherako amusinziriza ku bibero, maze ahamagaza umuntu wo kumwogosha imigabane 7. Aherako amusinziriza ku bibero, ahamagaza abantu bo kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi. Aherako amushinyagurira, imbaraga zimuvamo. Maze aramubwira ati wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye.
arakanguka yibwira ko yisohokera nk'ubundi akikunkumura, ariko yari atazi ko Uwiteka yamuretse. Abafilisitiya bahera ko baramufata, bamunogora amaso, bamumanukana i Gaza, bamubohesha iminyururu y'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Ariko nubwo bari bamwogoshe, umusatsi wo ku mutwe we wongeye kumera. Amen. Nitwa Singirankabo Boniface, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umugabo, ndi umukristo muri paruwasi ya Nyarugenge, ndi inshuti y'iri torero, aba inshuti y'abayobozi baryo. Kuwa gatatu twari ahangaha, biba ngombwa ko uyu munsi turagaruka. Abo twabanye kuwa gatatu inyigisho twayikozeho igice, tuvuga ko tuzagaruka kuyisoza. Rero Imana yangiriye neza, hari ubwo impaka umwuka wayo nkaba umwigisha w'ijambo ry'Imana, naje rero kugira ngo twige, kugira ngo bize kumfasha menye aho ndaza guhera. Biransaba ko menya abantu tutabanye kuwa gatatu, iby'umujyi niko bigenda, baje uyu munsi bo waza ubutaha bitewe n'imikorere n'imiturire uko abantu baba bameze. Abatarabonetse kuwa gatatu bararambura ibiganza kugira ngo menye aho nza guhera. Murambure cyane abantu batabonetse ku munsi wo kuwa gatatu, menye aho nza guhera. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Ndashimira by'umwihariko abayobozi b'itorero, kandi nshimire mwene data umuyobozi w'icyumba Weraris waturaritse ngo tuze kubana nawe, Imana imuhereze umugisha. Turimo turaganira ku ijambo ryitwa gushirirwa. Abo twabanye kuwa gatatu twavuze ko turimo turaganira ku ijambo ryitwa gushirirwa. Nagerageje kubivuga, mvuga ko uyu munsi nzaza kuvuga ibintu biranga umuntu washiriwe. Ni amaseri, ni ibice. Iyo tuvuze ko hari abantu bashiriwe, ntimwumve ko abashiriwe bose, hari n'abatari bashirirwa. Tuzagaruka tuvuge no ku batari bashirirwa. Hayavuga ngo abahanuzi ngo bose ngo baravangiwe, hoya, hari abatari bavangirwa. Yavuga ngo nta bashumba bazima bahari, oya, barahari. Tuzagaruka tubavuge nabo. Rero iyo tuvuze gushirirwa, mwumva iki? Twumva ko hari ibyo umuntu yari afite bigashira. Twavuze ko bishobora gushira ari ubimaze, cyangwa bigashira bimazwe n'abandi yarangaye. Tuvuga ko dufite urugamba rw'abantu bashaka ko tububaha kandi barashiriwe. Ibituma tukubaha iyo bimaze gushira, uba wamaze gutakaza agaciro. Urasabwa kurinda rero icyo wahawe kugira ngo dukomeze tukubahe. Ugizwe uwuriwe n'ibyo ufite. Iyo bimaze gushira tayari nawe ubwawe uba warangiye. Ubu rero urugamba ruhari abantu bafite, ko mutakimpamagara, ibituma tuguhamagara byarashize. Ko mutakinsura, ibituma tugusura byaragiye. Iyo umuntu yamaze gushirirwa, byanga bikunda, hari esikariye avaho akamanuka akajya ku yindi. Uyu muririmbyi aravuze ngo mpa amavuta. Murasabwa kuba mu buzima muhorana amavuta. Sinaje kwigisha amavuta kubera ko afite abigisha bayo bajya bayashobora, ariko nanjye Imana izabimpereza. Amavuta afite umumaro kugera ku rwego ntazi ukuntu ushobora kubibabwira. Abasaza barayisiga, abakecuru barayisiga, abana barayabasiga, imodoka bayishyiramo amavuta, urugi rwanze bashyiramo amavuta. Urasabwa kuba mu buzima wuzuza amavuta. Narababwiye ubushize, abaririmbyi nkunda witwa James n'uwitwa Daniela baravuze ngo amavuta ntashire, isoko ntikame. Baravuze ngo mpore naka, nkodesha nake, ntaha iwanjye nake. Dufite abantu baka umufuka w'ibiro 50 w'umuceri wuzuye, uko ugenda umanuka bakagenda bazimana nawo. Urasabwa kwaka umufuka wuzuye ukaka umufuka umuceri washize, ntago wemerewe kuzima. Urasabwa kwaka ugenda na moto, urasabwa kwaka ugenda n'imodoka, urasabwa kwaka ugenda n'indege, urasabwa kwaka utaha iwawe, ntiwemerewe kuzima. Murimo muranyumva? Nimuvuge ngo amen. Naravuze ngo ikibazo si ugushirirwa, ahubwo ikibazo ari ugushirirwa ugakomeza ugashaka kuba uwo wari we kandi ntacyo ufite. Muranyumvise? Ndavuze ijambo rikomeye, niba mwararyumvise simbizi. Kandi ibintu impamvu mbikora nka nitonze kandi nkabikora neza, nuko nasanze bikurikirwa n'umubare uruta mwebwe. Narebye kuri kugusengarwa, sanga ubushize inyigisho nakoreye hanga imaze kurebwa n'abantu 1,100. Urumva iyo tuvuga tuba tubwira isi yose.
niyo mpamvu rero mbashaka kugira ngo mbivuge mubyumve, iba byankundiraga mukabyumva cyane kurenza abadukurikiye. Ese murimo muranyumva? Naravuze ubushize ndahangaha ngo tubwire Imana idufashe iturinde kubwirizwa n'abantu bashiriwe, iturinde guhanurirwa n'abantu bashiriwe, iturinde gushumbwa n'abantu bashiriwe. Gushirirwa si ikibazo, ahubwo ikibazo ni ugushirirwa ugashaka gukomeza kuba uwo wari we kandi ntacyo ufite. Amen. Ubushize nababwiye umugabo witwa Eliya. Inde navuze Eliya, mvuga ko mu bahanuzi babayeho n'abariho n'abazaza, si impamya ko umuhanuzi umeze nka Eliya wapfa kumubona. Eliya umugabo wahagaze akavuga ngo mpagaritse imvura imyaka 3. Ku mugoroba nigishije mu Gasyata, ku mugoroba nabwiye abantu mu Gasyata, urugamba itorero rifite kugeza ubu ngubu ni urw'umubare munini w'abantu bashiriwe bagashaka kuba abanyetoro kandi ntacyo bafite. Nababwiye ko Pawulo yavuze mu mpano z'ibitangaza, yavuze ko mu mpano zigize umuntu harimo impano z'ibitangaza. Ubu rero impano z'ibitangaza ntago zigikora. Kubera iki zidakora? Ntago tuzemera, kuko n'abazifite tuvuga ko bagiye ikuzimu, ugasanga ni urugamba. Noneho hari n'abazifite badashaka kuzikoresha kubera ubwoba. Pawulo yaravuze ngo nimugerageze impano ziri muri mwebwe. Ntago impano yawe yakora utayigerageje. Ese murimo muranyumva? Mwaravuze ngo leta ngo yakinze isengero, ngo turasakuza nyine. None niba dusakuza ntihagire impumyi ihumuka, bakaza bati ko mwasakuje, mwerekane icyatumye musakuza. Nibaza mukavuga ati twasakuzaga duhumura impumyi, mukayerekana, bazavuga ati mujye gusakuza kwanyu gufite ishengero. Ese murimo muranyumva? Rero murasaba kugera ku rwego mugerageza impano zikurimo zirakora, ahubwo ikibazo no kutazigerageza. Kuzigerageza ni gute? Niba Imana ahubwo ngo ibiganza byawe mbihaye gukiza indwara, hituhura n'impumyi uyibwira uti ngwino hano ugerageza impano. Wese zizakora utazigerageje, uyibwira uti ngiye kuguhumura, wisenga ufashe ku maso, izahumuke cyangwa irowe. Nidahumuka nta kibazo uzaba ufite. None ikibazo nuko mwahura areba agahuma ariko yarasanzwe ahuma, wowe ukamubwira uti ngwino gerageza impano. Abantu bigerageze byange, ariko wabigerageje. Uzi kugira imyaka nk'iyo ufite nta n'umurwayi w'ibicurane urakiza, kandi Imana yavuze ngo muri wowe sizemo impano z'ibitangaza. Mugerageze impano ziri muri mwebwe. Nimuvuge ngo amen. Twavuze Eliya, umugabo wagerageje impano ye. Imvura yarahagaze cyangwa ntabwo yahagaze? None iyo atabikora urasabwa kugera ku rwego uhagarara mu cyuho. Iyo umuntu atari yashirirwa n'impano ziri muri we zigomba gukora. Nimuvuge ngo amen. Yahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6. Ntabwo nza kugaruka kuri Eliya, nandi kugira ngo mbabwire ko gushirirwa nta utashirirwa. Niba Eliya yarashiriwe, niba mubyibutse, umugore witwa Yezebeli yamutumyeho aramubwira ngo wisha abahanuzi ba Bayali n'abashera, uyu munsi nawe ndaza kugukoraho. Gushirirwa arirukanka ngo ajya munsi y'igiti yisabira gupfa. Narabivuze ntabwo nza kubigarukaho, ahubwo nshaka kubabwira undi mugabo w'igitangaza witwa Samusoni. Nta utashirirwa. Samusoni ni umugabo wavutse Imana yavuze. Isirayeli yigeze kugoma, Imana itanga Abisirayeli mu maboko y'Abafilisitiya. Bigaruye bihannye, Imana yavuga ngo ushaka kubagarura icyubahiro mwari mufite. Ariko ntago ndakoresha mumenyereye. Ijya mu muryango kwa Manowa, Mukamanowa yari ingumba, marayika araza aramubwira ngo Imana yavuze ngo ugiye kubyara, kandi umwana uzabyara niwe uzagarura Isirayeli icyubahiro. Uwo mwana umutwite, ntugire ikintu gisindisha uzanywa, ntugire ikintu gisembuye uzanywa, kandi imbaraga z'uwo mwana uzavuka zizaba ziri mu musatsi, ntihagire icyuma cyogosha kizamukoraho. Samusoni yaravutse, muzasoma amateka. Samusoni yigeze afata intare n'amaboko. Iyo umuntu atari yashirirwa afata ibintu biremereye, ariko wembe biragutera, kiri gushaka nimero z'abahanuzi. Umuntu abaye naraye numva imbeba, numvisha imbwa imoka, imbwa ziramoka mwidutesha umutwe. Imbwa yamotse noragira ngo igire gute? Imbwa ziramoka nyine. Iyo umuntu yashiriwe yimurwa ahantu n'imbwa, ahantu nuwe ngo haba imbwa nyinshi. Tugire dute? Samusoni yafashe akasa ya kindogobe, yica abantu ibirundi ibihumbi n'ibihumbi. Samusoni yafashe ingunzu 300, imbwebwe 300. Samusoni yari igitangaza. Turi ku ijambo ryitwa gushirirwa. Umunsi umwe ngo ajya gutembera ahantu bita Timuna, urugendo rudafite gahunda. Iyo umuntu yashiriwe yirirwa atarasa akajya hatari ngombwa. Genzura intambwe zawe, ujya he? Uzikura n'umuntu wamubwira ngo ugiye ngo sinzi iyo ngiye, abantu bararwaye. Uzi iyo ugiye?
Samusoni ngo ajya Timuna, ngo ari mu nzira amanuka Timuna, abona umukobwa witwa Delila w'Itimuna, ngo yari indayi itangaje. Samusoni amukubise amaso ntiyamuvugishije, ahubwo yaravuze mu mutima ngo dore umwana, dore inkumi. Ati muri bene wacu w'Abisirayeli sinigeze nkubona umukobwa umeze kuriya, no muri korali ntawe ubamo. Samusoni agaruka yacitse ururondogorero, abwira se ati dadi, ejo narindi haruguru hariya nahuye n'inkumi Imana mu Giporoso, mbega umukobwa. Isi aramubwira ngo uwo mukobwa yitwa nde? Ati nakurikiye amakuru bambwiye ngo yitwa Delila. Isi aramubwira ngo amateka ya Delila arazwi, uwo mukobwa ni indaya ni ruharwa. Mwana wanjye reka. Samusoni aturira mu mukobwa umunshakire nzamuhindura. Urahindura ibiki ariko ufite izihe mbaraga? Wamuhindura. Samusoni arenga ku mategeko ya se, ajya kwa Delila gushirirwa. Ageze kwa Delila, Delila aramwakira, aramumenya, barabazi amavuta bariho barayazi, nimutaba amaso barayamena, ko nta wakubasha. Uri iki? Ngiye ngo ahantu mvuka ngo Imana ngo yavuganye natwe bakugari kukumirwa. Samusoni ageze kwa Delila ijoro rimwe, ijoro rya kabiri, Abafilisitiya bamenya ko Samusoni yaraye kwa Delila. Babwira Delila ngo uriya mugabo waraye wawe yaratujujubije, niwe wadutwikiye imirima, niwe watugize ingaruzwa muheto, mudufatire. Abaca ibice by'ifeza. Ku mugoroba umwe Delila atashye asanga Samusoni mu rugo, aramubwira ati ariko Samusoni, Imana yakumpaye wa mugabo we yangiriye neza, amateka yawe narayumvisa nkora ku mutima, ariko mbabarira umbwire, ndeba ukuntu umusore, ndeba ukuntu uri bogare, imbaraga ugira ziva he? Bambwiye ko wishe intare, ariko nta kintu cyiza gihari nko kubana n'umugabo wishe intare, ariko mugabo ntawe uzanyinisha uzamumena. Umuntu wishe intare, Imana yangiriye neza, imbaraga ugira ziva he? Samusoni, iyo umuntu yabanye n'Imana ntijya imurekura cyenyege, irabanza ikamugoragoza. Samusoni abeshya Delila amubwira ngo imbaraga ngira ziva mu maboko, wamboha nacogora nkaba nk'abandi, ngo amuheshe imigozi y'isuri. Aragenda abwira Abafilisitiya ngo nimuze. Baraje avuga ngo Samusoni wapfa, ngo ariko nkumura, yikunkumuye imigozi arayica, yirukansa Abafilisitiya. Delila aravuga ngo wanteje bene wacu umbwira ngo urambeshya, umbwira ngo urankunda, n'ubu uracyambeshya, ngo haye amahirwe ya kabiri. Samusoni, imbaraga ugira ziva he? Arabwira ngo ufashe imigozi y'isuri itarahambira, iriya wazanye ntabwo yari mishyashya, fata imigozi itarahambira. Ngo arayizana aramuboha. Arabwira ngo nimuze yabimbwiye. Baraje aravuga ngo Samusoni wapfa, ngo ya migozi ayica nk'iyatwitswe, nk'iyaguye mu muriro, ngo yirukansa Abafilisitiya. Delila agaruka ubwa gatatu. Ntako Imana ibitakugize, ntako Imana ibitakugize. Delila agaruka ku nshuro ya kangahe? Umve noneho inshuro ya gatatu ahantu yanyiciye ndarangira. Hari komantere imwe nasomye iravuga ngo ku nshuro ya gatatu Delila yaje afite akarimi kadasanzwe kariho ubuki. Aravuga ngo impamvu Samusoni atambwira imbaraga agira hazikura, sinzi gutera imitoma, sinzi gutanga keya, ngo izina rya Samusoni arigira agasirino. Ahubwo ati ariko Samu imbaraga oyo. Samusoni arasara. Ati burya ndi Samu? Aturi Samu. Uzi ko umusaza wamwita dadi agasara, umwana w'umukobwa agakina n'umusaza akamubwira ati ariko tonto, wa musaza we, umwana ari kwita tonto ugasara, imyaka ufite uri tonto nyabaki. Umukobwa urangije kaminuza, umusore akakwita bebe, wambara pampa wowe uri bebe wowe. Bebe kibebeza rero ngo wabaye bebe, uri bebe wowe. Gushirirwa. Samusoni ngo yumvishe bamwise iryo zina, abwira Delila ati ako kazina unyise kampereza uburenganzira bw'uko ikintu cyose usaba nkiguha. Ati nta kindi ngusaba, urambwira gusa ibintu ukora binkora ku mutima, imbaraga ugira ziva he? Samusoni amena amabanga yose, abwira Delila ngo burya hari ibyo nari naraguhishe. Samusoni ati Imana ikubare imyaka tumaranye ukuntu twaririmbanye twarazanye, kuki wabimpishe? Imana ikweze, kuki wambeshya? Ariko sheri nibiki wampishe? Aramubwira ngo mama umbyara yarabonekewe. Marayika abwira mamako nzaba umunaziri. Marayika abwira mamako ari njye uzagarura icyubahiro cy'Imana mu Bisirayeli.
marayika abwira mama ko nta cyuma cyogosha kizankora ku mutwe. Uku ndeba kuva navuka sindogoshwa, sindanywa inzoga, sindasambana, sindiba. Hagize unyogosha nacogora nkamera abandi. Bibiliya yavuze ngo amenya ko amubwiye ibyari mu mutima by'ukuri, amurambika ku bibero. Ahamagara bazi kogosha, hano hanze barahari bakogosha, ntuzongere kwegura umutwe. Urambika ku bibero. Samusoni ngo Delila amwogosha bien. Aramubwira ngo urumva umeze ute? Asanga tipe yasinziriye kare. Aragenda abwira Abafilisitiya ati nimuze noneho. Iyi nkubwe yonyine nimudafata Samusoni umenye ko misiyo yananiye. Bibiliya yavuze ngo Abafilisitiya baraje. Delila avuga ngo Samusoni wapfa, Abafilisitiya baragufashe. Ngo ahagurukira muri za mbaraga zo muri 97 no mu 2000 ngo yikunkumuye gutya. Wapi? Ngo ntiyarazi ko Uwiteka yamuretse yamukuye amaboko. Ngo bahise bamufata bamunogora amaso, bamujyana mu ruganda bamugira umusyi. Nasenze mu bubyutse bwa 97 98 kugera mu 2000 iri iwacu yo tuvuka. Twagiraga icyumba cy'amasengesho ahantu, ntago nkivuga amazina kubera impamvu z'umutekano w'abantu. Twagiraga icyumba cy'amasengesho cyabaga kuwa gatatu. Abantu bose bakingaga amasoko bakajya muri icyo cyumba. Ngewe ubwanjye amaso yanjye yigeze abona iteraniro abantu bose buzuzwa mu rusengero. Umushumba aravuga ngo tugiye gusenga dusaba umwuka wera, mukinga inzugi. Bakinga inzugi, barapfukamye basenze. Ukumva intebe ziri kuvunika, ukabona n'utwana ibishashi by'umwuka wera biri kubafata. None kubera ko abantu bashiriwe baba bareba nk'amarobo. Sinzi ukuntu mwabaye, mwarakanuye, ntawe ugifashwa, ntawe ucyuzuzwa, ntawe ukivuga indi mishya. Mbega mwese ushirirwa si ikintu. Nigeze mbona abantu buzuzwa. Uzi ko kubera ibihe turimo n'umwuka wera ujya kuza, ugasanga umuntu yarayasomanye, yaraye yibye, yararebye pornography, yarayagambaniye umuntu. Ikizakubwira ko uwo muntu yigeze umwuka aba nka Samusoni. Ujya kumva ahindiye mu nguni rusengero, ngo ri, ngo di, ngo we, ngo zo, ngo ra, ngo si. Ubwo suvuze iki kwe? Ubaye gute wowe? Ubaye iki? Ushirirwa. Ushirirwa. Mureka nihute mvuga ibi bintu bikeya dusenge. Mwanya ni muto y'amasaha yanyu mba mbona ko nayatoroshye. Reka ngira aho mbifatira, wenda nibinkundira ndabivuga mbisoze, nibidakunda abandi bazabivuga, nta mpamvu yabyo. Nari navuze ngo nzagaruka kuvuga ibintu biranga umuntu wagize ute? Umuntu washiriwe agira ibimenyetso, agira ibintu bimuranga, agira ibintu bimugaragaza. Iyo umuntu yashiriwe, ikintu cya mbere kimuranga ni ukwiyemera no kutemera abandi. Mukandike, umuntu washiriwe ikintu cya mbere kimuranga ni ukwiyemera no kutemera. Uyu mwuka wo kutemerana ugiye kumara abakozi b'Imana. Uyu mwuka wo kutemerana ugiye kumara abashumba. Uyu mwuka wo kutemerana ugiye kumara abahanuzi. Kwiyemera, iki ni ikintu Eliya yakoze. Imana imuhamagaye, aratinyuka ariyemera imbere y'Imana. Abwira Imana ngo ni njye njyenyine. Ngo usigaye ngo abahanuzi bose ngo barapfuye. Imana abwira ngo rekeraho, hari ibihumbi 7. Ibyo bintu wiri kuvuga ni ibiki? Rekeraho, hari ibihumbi 7 bitari byapfukamira Bayali. Twari igihe umuntu yigira igitangaza ngo ninjye mutumishe ngo usigaye mu uyu mujyi. Wowe wahehe? Ngo ninjye muhanuzi ngo uhanura bigasohora. Wahehe? Ibyo ni ibikabyo. Iyo umuntu yashiriwe niyo yirebye ababona ari we mwiza. Cyo n'umukobwa agenda yikaraga avuga ati muri Kicukiro shere ninjye mukobwa mwiza uhari. Nayo matwi urabeshya. Hano hanze hari abana sha. Reka ibyo ngebyo. Kwiki ni wewe wenyine ngwikorari ngo atari ngewe ngo uyidirije. Uzabaze sha, hano hanze hari abana bafite amajwi ngo muraririmba. Oyo. Hano hanze hari. Iyo umuntu yashiriwe, ikintu cya mbere kimuranga ni ukwiyemera no kutemera abandi. Niba hari urugamba mbona rukomeye rugoye muri ubwami bw'Imana kugira ngo bwubakike, nuko twemerana. Ese murabyumva? Nuko tugira dute? Abahanuzi bemera abavuga butumwa bemera abahanuzi, abasaza bemera abakecuru, abasore mwemera abasaza,
ubu dufite urugamba rwo gutemerana. Uzi ko umukecuru wicara mu iri teraniro afite imyaka 70 ntashobora kubyina igisirimbo, umugongo warashaje, yabyaye abana benshi, yaririmbye mu myaka yashize. Noneho umuntu ushoboye kubyina yajya hariya yabyina yakikaraga. Umukecuru atari ko baba babyiniye, kudashoboye kubyina waretse amagambo, aretse tukemerana. Tugira dute? Twemerane kugira ngo ubwami bw'Imana bubasha kubyara umusaruro. Nuko habaho kwemerana kw'Imana yahamagaye. Nimuvuge ngo amen. Uyu mugabo witwa Diedone ni inshuti yanjye, naramusuye nawe yaransuye ngira ngo nubwo haciye iminsi. Iki cyuma afite aha ngaha cyitwa kamera. Njya ndeba amashusho afata, njya ndeba amafoto akora, ni umunyamakuru pe. Diedone musize hariya yicaye, ukambwira uti ngaho kamera, ndi imbere y'Imana. Sinzi aho bazamura, sinzi uko bacyatsa, sinzi uko bakizimya, ariko nawe ahayicaye umubwiye uti ngwino ushake muri Yoweri hano. Icyo Yoweri yamubona ryari se? Nanyemere ko nzi Bibiliya, nanjye mwemere ko azi kamera, ubundi twemerane kubaka ubwami bw'Imana. Siko ibintu bimeze. Haleluya, haleluya. Kwiyemera kutemerana ni ikimenyetso kiranga umuntu washiriwe. Igihe cyose uzabona umuntu aba mu buzima atemera abandi, akumva ibintu byose niwe ubishoboye, ntabonetse ibi bintu ntibyaba, urangira. Ikizagufasha guhorana amavuta yawe nuko uzaba mu buzima bwemera abandi kandi ukirinda kugaragara ko ari wowe wenyine usigaye. Nimuvuge ngo amen. Cya kabiri kiranga umuntu washiriwe, ngiye kwihuta kandi. Ikintu cya kabiri kiranga umuntu washiriwe n'ubwoba buva ku kutamenya. Ubwoba buva ku kutamenya imbaraga z'Imana. Ubwoba buturuka buva ku kutamenya imbaraga z'Imana. Uzi ko umuntu yashiriwe ahora n'ubwoba akibagirwa iby'Imana yakoze. Nawe utekereza umugabo wahagaritse imvura akica abahanuzi ba Bayali, ariko umugore avuze gusa yibagirwa uburyo Imana yamanuye umuriro ku musozi w'i Karumeli. Iyo umuntu yashiriwe, icya kabiri kimuranga n'ubwoba buturuka ku kutamenya, ku kutibuka imbaraga z'Imana. Mu ndembe abwira ikintu gikomeye. Uzi ko ubwoba buri gutuma abantu batubaka. Ubwoba buri gutuma abantu badashaka. Umuntu akagira imyaka 30 akirya iwabo, urarwaye. Umuntu akagira imyaka 40 akirya iwabo, ufite ikibazo. Ngo ubuse ngo ndashaka, ngo n'ingo z'iki gihe, wa munyabwoba we, ingo z'iki gihe ni izawe. Menya urwawe, iyaguhamagaye ivuga ko izarwubaka. Ubwo ariko abantu nasoni bafite. Umubyeyi akurire materineri, ariye primaire, ariye segonderi, ariye kaminuza, uteretse ubwanwa mu rugo, genda yakurya iwawe, nta soni. Ubwoba buva ku kutamenya imbaraga z'Imana. Ubwoba buri gutuma umuntu ashaka agahita yandika muri agenda ngo ngiye nkurikije ubuzima buri hanze nzabyara umwana umwe. Kubera ubwoba simbashishikariza kubyara, ntago nzabarerera abo muzabyara. Ariko ni gute umuntu muzima utazi iby'Imana yamupangiye avuga ngo nzabyara? Abana barabuze kubera imihiga. Sigaye nibaza muri kubona ibintu byabaye ari ibiki. Umuntu arashaka imyaka 5, 10, 20, abana barabuze. Habaye iki? Ni imihiga abantu bagiye bihigira ubwabo. Nge ninshaka nzabyara nyuma y'imyaka 5, ukagira ngo niwe wihereza umwana. Ngo amashuri y'iki gihe, ngo minerivare, ngo ubuse ngo wabyara abana 5 ngo wabarya, we ko batakuriye. Hasoni. Ubwoba. Ese murimo muranyumva? Nimuvuge ngo amen. Ubwoba. Abisirayeli bavuye muri Egiputa babonye imbaraga z'Imana, babonye ukuboko kw'Imana, ariko ngo bageze ku nyanja itukura mu bice 12, ubwoba burabatera, barataka, bavuza induru. Imana ibwira Mose ngo niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Ubwoba buti barajya hehe? Inyanja iri imbere, Farawo ari inyuma, iburyo ni umusozi, inyuma ni umusozi. Ubu uri kuvuga ngo bagende bajye hehe? Kandi
niba hari abantu bafite ubwoba ni abanyakigali. Abanyakigali nubwo mwambaye amakote, nubwo mwambaye ibitenge, imitima iri mu gatuza, mwasaze, ubwoba burabishe, kandi mwebwe muranabuhisha, ntawapfa kubimenya. Unabyuka yitera ikirungo rwose ukagira ngo ahembwa na miliyoni nta n'ijana afite. Abanyakigali mwebwe ubwoba burabishe, mwibagiwe iby'Imana yakoze. Dukoze ubushakashatsi, dukoze ijanisha, twakora imibare, ndi imbere y'Imana, abantu muri mwe mwicaye aha ngaha bavuka i Kigali twababara. Abenshi mwaviriyemo Nyabugogo uko mwaje murabizi. Dufite abantu mwaje muje gusura abantu mu Gumino. None dufite abantu baje ari abanyonzi bicaye aha ngaha, none mutwara moto, iyagukuye ku igare ikaguha moto. Dufite abantu baje ari abamotari, none ubo twara imodoka. Yemwe mwaretse ubwoba, mwagiriye Imana icyizere, iyakoze biriya kwizakora n'ibindi. Ubwoba y'umuntu yashiriwe atakariza Imana icyizere, agasigarana ubwoba. Mwirinde gushirirwa. Ibwoba ni ikintu gituma umuntu atagera ku by'Imana yavuze. Ese muranyumvise? Icyo ni icya kabiri kiranga umuntu washiriwe. Ni iki? Cyitwa iki? Cyitwa ubwoba. Umvishe bavuga ngo barabasengera, ariko uza gusengera n'abanyabwoba, kuyobora abantu b'abanyabwoba. Baba babusize hara ku muryango, basohoka babufata. Buriya buri wese yinjira busize hari, ataha butahanye, bafite udukapu babutwa. Mwirinde ubwoba. Icyo ni ikintu cya kabiri kiranga umuntu washiriwe. Icya gatatu kiranga umuntu washiriwe ni ugutakaza ubudahangarwa, gutakaza icyubahiro, gutakaza. Murumva ubudahangarwa? Ndakoresha iyi experience, ndakoresha ihe uruhe rugero kugira ngo munyumve. Gutakaza ubudahangarwa. Muzi icupa, nta cupa ririmo amazi, nta cupa ririmo amazi, yaho yashizemo aruzuye. Okay, ubudahangarwa. Murabona iri cupa, ubudahangarwa rifite agaciro karyo ubu ngubu ni aya mazi arimo. Iri cupa iyo ririmo amazi baritereka ku meza y'abanyacyubahiro, usanga bari dekoye ahantu kubera ko ririmo amazi. Ariko uzarebe iyo amazi amaze gushiramo, Mana y'isi n'ijuru, abatera imigeri, abarikandagira. Kubera iki? Amazi yashizemo. Agaciro kawe, ubudahangarwa ufite ni amavuta ari muri wowe. Iyo amavuta amaze kugushiramo, umera nk'icupa ryashizemo amazi. Ntawe uba ukikwitayeho, ntawe uba ukikumva, nta mumaro uba ufite. Ubudahangarwa. Ese murimo muranyumva? Nimuvuge ngo amen. Ubudahangarwa abantu benshi bamaze kubutakaza, barabubahuka. Iyo ubona imyaka ufite, uteretwa na mayibobo, ugateretwa n'umutinganyi, ukubahukwa n'ibidakwiye kukubahukwa. Ubudahangarwa, ubundi imyaka ufite, agaciro ufite, ntiwari ukwiye kunywera icyayi aho ubonye, ntiwari ukwiye kwicara aho ubonye. Heretse kumva ngo hari abantu ngo banywera ngo icyayi ngo mu Marangi ngo Nyamirambo ngo haba icyayi ngo cya Desa. Urarwaye. Kabanya. Menya uwuriwe, wikicara habonetse hose, wikubahukwa n'ubonetse wese, kubera ko agaciro ubwiza bw'Imana bwakuvuyeho. Udafite icyo akora wese ni wowe wahamagara. Uyu munsi ufite iyihe gahunda? Ngwino tujyane. Oya, uri umwana w'Imana, ugomba kugira icyubahiro ku buryo n'umuntu ugiye kuguhamagara agomba kubanza kubitekerezaho. Se umuntu ugiye guhamagara araza kunyitaba, araza kunyemerera. Kubera iki? Kubera ko muri wowe hari ubudahangarwa, hari icyubahiro cy'Imana kikuriho. Nimuvuge ngo amen. Cyo ni icya gatatu. Cya kane kiranga umuntu washiriwe ni ugusinzirira ahabonetse hose utitaye ku ngaruka byakugiraho. Gusinzirira ahabonetse hose utitaye ku ngaruka. Mubonye umuntu wasinziriye ku bibero, ariko igitangaza kiraguye. Mubonye umuntu wasinziriye ku bibero by'umugore w'abandi, umugore atashatse, umugore atakoye, ngo aryama ku bibero bye arasinzira. Abagabo muri hano harimo abantu batagira ubwoba. Umuntu utinyuka kujya mu rugo rw'abandi, ukinjira mu nzu tubatse, ugasambanya umugore utakoye, bazagukubita umuhini. Mureke mbabwire, bazabamenaho amazi ashyushye, nta soni. Ugasinzira, ukaryama,
yo Samusoni ngo araryama ku bibero bya Delila. Yo mbega ibitotsi, mbega kuryama. Mube maso, mwirinde. Igihe urimo ugomba kumenya aho uryama, ugomba kumenya amasaha yo gusinzira. Kanguka usengera urugo rwawe, kanguka usengera abana bawe, kanguka usengera ahazaza hawe, kanguka usengera imishinga yawe. Barokore aya magambo muyumve, aya magambo muyemere, kubera ko mu byumba by'amasengesho saha gusa ngenda heshi harimo ibintu by'ibinya barimo baratera abantu by'ibitotsi gusa. Umuntu akaza aha ngaha, hobera mugenzi wawe, musomekane, mukubite. Ntabyo bagukubitamo, urasabwa kuzura amavuta ukirinda ibitotsi. Hasoni harimo icyumba kimwe gikomeye mu burasirazuba, ntaza kuvuga, muri Nyamata hari icyumba gikomeye. Barantumiye mu bihe byashize, njyayo ngo ni icyumba gikaze, bantumira nk'umwigisha. Kwirinde gushirirwa kuko biteye agahinda, biteye isoni. Tugeze mu cyumba bararirimba, twa dukorasi twanyu muririmba twiza cyane, bafata amapendo kwa kuri nabonye mwayafashe, barayavuza bararirimba pe, numva ikirere kimeze neza, bararirimba pe. Ngiye kubona mbona umusore mu ruhande rumwe agize atya tiri, aho twari twicaye twese tuti amina. Ati mwumva ukuntu Imana ivuganye namwe, tuti haleluya. Ati mwese uko mwateranye, ati Imana yavuze ngo ibahaye amafaranga. Cyo ntago nacyemera, ntago Imana mwese yagizongera kubakura. Uwo mwese yabahaye nona kuwa gatatu nta muntu wagaruka. Ubuse Imana ninjije koko. Mbo yarabivuze kubera ubukene dufite, nanjye aho narindi navuze nti niyivuze nti amina. Aravuga ati kandi ukuntu Imana ivuze mwese ivuze ko ibahaye ubugingo. Aravuga aho twari twicaye abantu bose ukumva bari gusakuza ati amina, Imana iravuze. Ngiye kumva numva kana kako gahindiye mu nguni rusengero hirya, kari kunkumura ati ceceka. Vuga nti mu izina rya Yesu. Ngiye kubona mbona igisore kirahonza ukuntu, akana kaza kikunkumura kavuga indimi gakenye gitenge, kamugera iruhande karamubwira ngo ndakubajije izo mbaraga ukoresha uwo mwuka ukura he? Ati mubarangi. Yesu mwami ushirirwa we Yesu we. Akana katipfukama, gisore kiravuga cya gisore rwose gakuba kakijyaho karagisengera, icyuya kiramurenga, umusore aragagara, imbaraga zimushiramo, kana karamwatuza, karangiza akavuga ngo Uwiteka yashatse kuba biburamo imbuto mbi umwanzi yarababibyemo. Abantu barenga magana, umurangi aze, ariko mwakagira Imana, umurangi aze aturambike twese, atwemeze tutushe. Nahise mbwira Imana nti Imana niba udukunda waduhaye nk'udukobwa 10 Kigali tumeze nk'aka ngaka, nibura biriya byumba by'i Kigali tukagiramo utwana abacu bona ukwirirwa mugira kuminwa gusa n'amakuru y'ijuru mufite, abantu baraza bakatuvangirirwaho. Murasabwa kubwira Imana ikabaha amavuta mukirinda gusinzira. Imana turinde ibitotsi. Hasoni muhanuza akaza kuvangirirwaho ngo se ngo uri umukobwa ngo cyangwa uri umugore. Imana itazi umukobwa, Imana itazi umugore. Mwe murumva tudafite ikibazo, warangiza kandi ubwo buhanuzi ukabutahana ngo Imana yavuze. Abantu babitse amasengesho amasezerano menshi y'amahuri, bakabeshyera Imana ibya sezeranije bazabibahereza, ariko iby'Imana yavuze akaba ariyo yabivuze. Mwanditsi wo kubara aravuze ngo Imana si umuntu ngo ibe, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza izabisohoza. Gusinzirira ahabonetse hose utitaye ku ngaruka byagira. Icya gatanu, mpita mvuga icya gatandatu dusenga, nizere ko ntari nabatindira, ndabyirinda cyane. Icya gatanu kiranga umuntu washiriwe ni ugufata ibyemezo by'abanyabwoba. Iyo umuntu yashiriwe, icya gatanu kimuranga ni ugufata ibyemezo by'abanyabwoba. Ubu dufite abantu bicaranye ibyemezo by'abanyabwoba, akumva atatwara imodoka, tiwacu ntawayitwaye, akumva atakuri. Hari abantu bafashe ibyemezo rwose akavuga ati ngewe rwose nkurikije uko meze nzaba umupadiri wo muri ADEPR. Nta bapadiri tugira muri ADEPR. Icyo cyemezo wafashe si cyo, ntabahaba. Ibyemezo by'ubwoba. Hari ijambo umuyobozi yakoresheje karayi gutangira, yavuze ngo ikintu cyose Imana yavuganye nawe nudatera intambwe igisatira ngo ugishake use nacyo, ntabwo uzakibona. Dufite abantu Imana ibwira amafaranga, bakicara gusa ngo yaravuze ngo izampa amafaranga,
nta yazava mu ijuru ngo akugwe imbere. Hari inyigisho za kera zabagaho batubeshyaga ngo binagana he. Iyo binagana ntituba twarasoromye twarabibonye. Ibintu byose Imana ikubwiye uresponsable wo gutera intambwe ukajya kubishaka. Imana ikubwiye mu mwana wanjye ni Imana ngo uhaye umugore rambagiza. Imana ngo yaravuze ngo izampa umugore. None abo bose wiriranywa nabo warababyaye, wateresa Imana igakora ibyo yavuganye nawe. Ese murimo muranyumva? Kamba hagatemwanyaje mbahabwa hamya gatoya. Ndagira ngo mbabwire ko ibyemezo by'ubwoba, ibyemezo by'abanyabwoba ni kimwe mu bintu biranga abantu bashiriwe. Iyo umuntu amaze gushirirwa afata ibyemezo akumva hari ibintu bitamubera, akumva hari ibintu atageraho. Kubera iki? Kubera ibyemezo yifatiye. Warangiza ngo ibintu Imana yavuze ngo ntago yabimpaye kandi ari wowe wafashe ibyemezo byo kutabisa. Imana ikubwiye ngo hari ibyo nkoze, tera intambwe ibyegera. Imana yambwiye imodoka. Ntago bivuze kandi ntago muyumvise. Ntago muyumvise kandi Imana yambwiye imodoka. Imbwiye imodoka umuhanuzi wari bihanuye bwari ubwa mbere. Ndavuga nti umuhanuzi afite ikibazo. Ntaza aho mvuka. Ni wacu. Nta watwaye igare nta waritunze. None yari kumbwira imodoka arabona izavaye. Bibwirwa n'umuhanuzi wa kabiri. Bibwirwa n'umuhanuzi wa gatatu. Mbibwiwe n'abahanuzi bagera kuri 5. Ndavuga nti Imana ntikina. Wabona iyimpaye. Nahise mbaza. Ndabaza ngo kugira umuntu atwara imodoka bigenda bite? Barambwira ngo kwisi gutwara imodoka bisaba icyangombwa cyitwa perimi. Ntushobora gutwara imodoka udafite perimi ngo nuhura n'umupolisi ngumubwire ngo Imana ngo yari yarabivuze. Oya. Nukuri. Ayo ni amategeko y'isi. Ayo makuru narayamenye. Ngo wabwira umupolisi ngo ndi mu masezerano ngo bakwereka. Gutwara imodoka bisaba perimi. Maze kubibwirwa 5. Nahise shaka undi ntukajye ubaza umuntu mu byo babaza batandukanye. Ari wabaza umwe yarayishuguritse ugasanga arakubeshye. Mbaza undi nti gutwara imodoka bisaba iki? Arambwira ngo habanza provisoire. Niko wari wambwiye ko ari perimi? Ati hoya. Abantu bafite abana mu bafate nabyo ni byiza mu rusengero. Arambwira ngo uwakubwiye ko perimi ari ibanza yarakubeshye. Habanza provisoire. Iyo ubonye provisoire nibwo ubona gushaka perimi. Mitambaza ngo provisoire kuyibona bisaba iki? Barambwira ngo ujya kwiga amategeko y'umuhanda ukiga ukwezi kumwe ukishyura 25,000. Umuntu agira imyaka 40 atazi ko biga ukwezi kumwe. Ariko unanirwe kwiga imyaka 6, unanirwe kwiga 3 n'ukwezi ariko abantu bafite ikibazo. Kandi barangiza ngo Imana yaravuze. Ahise njya muri etoye kora aho bigira amategeko y'umuhanda. Ngezemo nsanga naratinze biga ibintu byoroshye pe. Uzi ko mu mategeko y'umuhanda biga imirongo miremire, imirongo icagaguye, ibyapa bya 80. Abana avugana ko mwakagira Imana. Ubu natinze nkora iki? Uzi ko nize ukwezi mwarimu arambwira ngo batanze kode barakorera ku Muhima kuri polisi. Tugusabire kode. Ntimwari nsabira kode. Yansabiye kode. Njya kuri polisi ku Muhima. Kode bampaye nyishyira muri mashini. Nyishyize muri mashini umupolisi aravuga ngo nimumve amabwiriza y'ikizami. Aravuga ngo ikizami ni minota 20. Ibibazo ni 20. Gutsinda ni 12 kuri 20. Umuntu umaze ukwezi niga 12 kuri 20, iminota 20 bibazo 20. Njya kuri mashini. Funguye ibibazo sanga haje ibyapa. Nari narize ibyapa narabiborose urwego rukomeye. Ndakirika ndemeza ngera ku kibazo cya nyuma cya 20 gusoza ikizami. Nkubise gusoza ikizami ahiyandika amanota hiyandika 11 bafatira kuri 12. 11. Mbwira umupolisi ngwino ndebere. Araza aravuga ngo ubuzinota rimwe wihangane uzagaruka ubutaha. Ngeze hanze mwarimu wanyigishije arampamagara. Arambwira ngo umukozi w'Imana watsinze ntindabuze rimwe. Arambwira ngo wihangane bijya bibaho ugaruka usibire irindi rimwe uzaribona. Subira gusibira. Ibyo byemezo wafashe byo kudasubirayo ni bibi. Subirayo. Uterita bikanga subirayo. Nucuruza bikanga subirayo. Ni wapurayinga bikanga subirayo. Nudepoza bikanga subirayo. Ibyemezo wafashe sibyo. Naragiye nsubira gusibira. Bazana imirongo kandi icyumweru gishize mwarimu arambwira ati uzasibira ukwezi ko batanze kode kwayigufatira. Nuko turi gusubira mu byo twize nsabira kode. Ansabira kode. Subira mu kizami ku nshuro ya kangahe? Ngeze kuri mashini y'amabwiriza barayaduhanirizamo kode mfunguye ikizami. Ngiye kubona ikizami mbona hagarutse kopi mbona kwa kundi bya bintu byari bimeze niko bigarutse bimeze. Ndavuga ntimbuze 12 abafite ikibazo. Njya kuri mashini ndakora. Ngeze aho gusoreza ikizami nkiritse ku kizami ku manota ngiye kubona mbona hiyanditse 11 bafatira kuri 10.
ibintu ni ibiki? Narasohotse ngeze hanze umve gushirirwa, ndavuga ariko se n'ubundi ni wacu ntawe atwaye imodoka, ibi bintu naje ariko satani no mugome makagira Imana, fata icyemezo cy'abanyabwoba, ntago nzagaruka ahangaha. Yo naragiye ngeze mu rugo, madamu ati se watsinze? Ntinabuze rimwe. Ambwa ati ibintu menya bikomeye, ariko nabivuyemo. Ambwa ati nta kundi nyine nta kundi. Haciye icyumweru kimwe bantumira mu giterane, menya ari ni boy muri paruwase, mu giterane cyitwa ngo garukana amashimwe cyangwa garuka ushime, sinzi uko cyitwaga, bantumira nk'umwigisha. Mpageze mbere yuko bakira ngo nigishe, baravuga tugiye kwakira abantu bafite amashimwe kugira ngo ijambo ry'Imana rigira imbaraga, nuko tubanza kumva abantu Imana yakoreye bitangaza. Haguruka umusore umwe hari muri concert nyuma ya saa sita, aravuga ngo nyamfite ishimwe rikomeye, ejo bundi kuwa gatanu Imana yampaye provisoire, nari maze gukora inshuro 38. Eh 38. Ngewe nari nkoze kangahe? Yavuze uturere yakoreyemo, yavuze amastade yagiyeho, yavuze amafaranga y'amatike yakoresheje. Aho nari nicaye mbwira Imana nti Imana umbabarira ibyemezo nafashe, si ibyemezo ibyo abantu bashiriwe. Bwakeye kuwa mbere njya gusaba kode ya kangahe? Ya gatatu. Subira mu kizami, ngeze mu kizami bampa mashini shyiramo ikizami, nkora ikizami, nkubise ku manota gusoza ikizami ku nshuro ya gatatu, hiyandika 11, bakeneye 12. Ariko bitangaza biragoye. Naratashye ngeze mu rugo iwanjye, umudamu arambwira ati sheri watsinze? Ntinabuze rimwe. Arambwira ati uri muzima? Ariko nahuye n'ibibazo mwakagira Imana. Arambwira ati nta kibazo ufite, uri muzima, umuntu w'umugabo, ariko nahuye n'ibibazo mwakagira Imana. Wagiye mu ishuri uriga, abapolisi buri munsi bakubona hariya, icya mbere uba kuri televiziyo, icya kabiri uba kuri YouTube, abapolisi bakubona buri munsi hariya, ntibabona ko ufite ikibazo. Ndavuga nako ndahumaniwe mwakagira Imana, ibindi abigirana. Akubugabo karaza, namubwira nako se sheri ibintu uri kumbwira, ubundi we nta maboko ufite, we ntiwatwara imodoka, we wazagiye gukora provisoire. Ahita ambwira ngo wansabiye kode. Saba kode ebyiri, iyanjye niye. Mpita musabira ibibazo, bamwohereza soft ibibazo kuri telefone, akagera arasoma nanjye ngasoma. Umunsi w'ikizami twembi turashorerana, dore bitangaza byabaye. Twaragiye tujya kuri polisi ku Muhima, banyicaza mu ruhande rwanjye, bamwicaza mu ruhande rwe muri sale, nicaye imbere y'amashini ndasenga, mbwira Imana nti Imana iyi ni inshuro ya 4 iyi sare nyisaziyemo, mu rukundo rwawe ukunda abantu bawe, undinde umugore, undinde uyu mugore mwakagira Imana. Yo nibazaga natsinda ngatsindwa, aho ndaza kunyura uko biraza kugenda, mbwira Imana numfashe rwose umundinde. Natsa mashini funguye ibibazo, ngiye kubona mbona ni bya bindi bagiye bampa bigiye bigaruka. Ndavuga nti manota nushaka 12 bihurire ku mwamba. Njya mu kizami ndakora, ngeze ku kibazo cya 18, memoire yanjye yarabibitse, ndambika suri hasi, senga irindi sengesho, ariko nasanze ryarimo nk'ubujije ukuntu. Mbwira Imana niba nkunda nawe atsindwe rimwe, atsindwe rimwe, aze gutaha amenya ko ibintu amenye ko ibintu nta mikino ibi, ariko bitangaza be. Negura suri, ndongera ndakora icya 19, icya 20, kubita ku manota gusoza ikizami. Ndebye ku manota sanga hiyanditse 11. Dore icyuya mu bitugu, dore icyuya mu birenge. Ndavuga ni mwakagira Imana, ibintu ndaza kubigenza ni mwakagira Imana. Yesu we, ndebye aho yicaye mbona bayi constate kuri machine ari kwa, ndavuga nti ndagira ni mwakagira Imana. Ndambura ikiganza, umupolisi aza mu burenganzira bwo gusohoka, araje ashyiraho sura, arambwira ngo wabuze inota rimwe wihangane. Narasohotse njya hanze mu mapave muri parikingi, nkomeza gusenga nzenguruka, Mana asohoke n'abafite ikibazo, tuze gutaha, twese tuze gutaha duhuje ibibazo. Ngiye kubona mu kanya gatoya mu minota nk'itanu, mbona kubisa urugi rwo kuri polisi aho dukora ikizami, amanuka ku mesikariye, nari mpagaze nayo nzenguruka nizengazenza. Ngiye kubona mbona aje ahisamobera, arambwira ati sheri ko mbonye 18 ubonye angahe? Yo
ndababwira nibonye 11 arambwira dufite karande n'ukuri 11 unkurikire twaratashye tugera mu rugo arambwira ngo urandihira njya kwiga imodoka ngenda ujye kwiga imodoka ndamurihira ajya kwiga maze icyumweru ari kwiga ndiganiza navuga ne command ibi ni ibiki koko numva ijwi rimbwira ngo subira gusaba kode bwa kangahe agatanu nagendanya gusaba kode ku nshuro ya gatanu iyo kode nasabye sinabimubwiye nabandi bantu sinabibabwiye buryo iyo kivuga umunsi wamenya gukora ikizamini na postinze kuri stat ni bene dan uyu munsi mfite iki ariko ibigambo tugira nabyo bizadukoraho uriya ari ibintu musabwa gukora mutuje mugategereza gukora kw'Imana bwa kabiri ngiye ndabivuga ngo munsengere bwa gatatu ndabivuga bwa kane ndabivuga ariko bwa gatanu nuwo turarana nagiye saa 12 ndi kuri polisi saa 2 yarafunguye utangira ikizami nkora ikizami ku nshuro ya gatanu nkubisaho gusoza ikizami hiyandika amanota 18 bwa gatanu amanota 18 ntahana provisoire nageze mu rugo mitangira kwirotira mitaniyandikisha kwiga imodoka nabonye perimi nkoze rimwe sinjya nyisiga njya nyigendana nta kwezi ndayimarana kubera iki ndi kubwira Imana nti Imana ibyemezo nafashe gatanu kose nirwa nirukanka dore ngiyi nawe nawe murabona Imana itazampa imodoka murabona bitashoboka rero iyo umuntu yashiriwe aba yumva atatunga perimi aba yumva atatunga imodoka murasabwa kwirinda gushirirwa ibintu byose Imana yavuganye nawe birahari icyo usabwa ni ugutera intambwe ibisatira ibisanga kandi byanga bikunda uzabigeraho reka mvuge cyanyuma senge amasaha yadufashe dusoze nimuvuge ngo amen munyikirize ngo amen icya gatandatu kiranga umuntu washiriwe ari cyo cyanyuma no gusabiriza icya gatandatu kiranga umuntu washiriwe no kugira gute no gusabiriza iyo umuntu yashiriwe ahora mu buzima busabiriza ahora mu buzima butega ibiganza mwumvisha abakobwa amavuta yabo yashize basaba abanyabwenge barabahaye muzabirebe burya se kenshi usaba ngo baguhe no guhaya guha gucunaguza ariko aba bakobwa barabwiye ngo ntitubaha twasenze musinziriye twasenze murya nimujye mu bahanjuzi mujye kuyashaka urasabwa kugera ku rwego ubwira Imana ngo Mana undinde gusabiriza kuko iyo umuntu yashiriwe asaba n'abadafite ibyo akeneye ese muranyumva uriya abantu benshi musaba amasengesho nimugire ngo niko bayafite uzi kubwira umuntu ngo agusengera atajya asenga ni ikibazo gikomeye kandi uri rwo rugamba rweze ukwiye kugera ku rwego amavi yawe yatoza gusenga akanwa kawe kagatoza kuvuga ibyo ubwira Imana uyisaba ese murimo muranyumva bo navuga ngo niba navuga ngo ngira ukuri kwijiza ukuntu umeze mwivuga butumwa ryanjye ngira ngo umuyobozi wanyu yabivuze ngo ibintu navuze byari bikomeye murabyakira sinzi ukuntu ibintu mvuga mba numva bimeze nk'ibigoranye kubyumva no kubyakira kuko ngewe kubera nimero yacu izerera ahantu henshi hari wumva umuntu aguhamagaye yakubwira ibintu sinya ashobora kwishushanya ibintu ntabishoboye bitamubwira ni rwose wivunika ntago bizakunda umukobwa yarahamagaye ubushize arambwira nakumvisha kuri radio uri gutanga ikiganiro numva naguha icyifuzo ikimpereza arambwira ngo urumva ngo nimo ndategura ubukwe ariko Imana ntegetse amasengesho y'iminsi 7 nagira ngo yansengere ngewe ngusengere iminsi 7 murabona abantu badafite ibibazo koko oya rwose mujye mugerageza muba abanyakuri ubu nkubeshye ngo musabye amasengesho y'iminsi 7 ndayaguhaye oya wenda nkabije nagusengera 2 nawe ugasenga ingahe 5 ko rugo n'urwawe izo stress niwo uzigiyemo urasabwa gutoza amavi yawe gusenga iyo umuntu yashiriwe arasabiriza n'amasengesho akayasabiriza kandi niba hari ikintu Imana yumva n'amasengesho yabera muri ibyo 62 yaravuze mu mutima w'umuntu ngo ujye imbere y'Imana ugakomanga urujye ushaka kureba mujye mukomanga Imana iteza amatwi Matayo yaravuze ngo mushake muzabona mukomange muzagira mute muzakingurira ngibyo ibintu biranga umuntu washiriwe Imana nidutera iteka tukabagiriraho umugisha tuzaza kubabwira ibiranga umuntu utari yashirirwa nabyo birahari hari abatari bashirirwa
nabo tuzaza tubababwire mumenye uko mugomba kubana n'abantu. Nabonye rero twagize umugisha wo kubana n'umushumba, turagira ngo tumuhereze uyu mwanya adusengere. Shumba muhaguruke mwegere hano hino, dushaka ko mudufasha gusenga tukabwira Imana ngo turinde kugira gute. Murumva izi mbaraga muzikeneye? Murumva mushaka ko tubwira Imana ngo turinde gushirirwa, idukureho ibintu biranga umuntu yashiriwe, tubyirukane? Murabyemera? Ngaho nimuhaguruke. Uyu mubyeyi, uyu mushumba afite byinshi yabonye, afite byinshi yumvise. Itorero rya kera n'iry'ubu, afite experience y'ibyo ashobora kutubwira. Ariko muri akangiye kutubwirira Imana ngo ma dukeneye abashumba batari bashirirwa, dukeneye abavuga butumwa batari bashirirwa, dukeneye abahanuzi batari bashirirwa, dukeneye abarimbyi batari bashirirwa. Uko arabasenga nawe ujye ubwira Imana mu mutima. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Tuvuge ngo Imana imuhe mu mutungo w'ibiganza, Imana imuhe. Yesu yamuhaye igisubizo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuguma muri nje. Haleluya. Ngo nimuguma muri nje, amagambo yanjye akaguma muri mwe, muzasabe gute? Ariko banje kugira gute? Kuguma muri Yesu. Ngo abari muri Kristo Yesu ntibazacirwaho. Burya igituma biza byose no gusubira inyuma. Ahubwo basubira inyuma umutima w'Imana ugira gute? Tubishimira kuko basubiye hehe? Icyo namukunze yari ihanganye, aratsinzwe ubwa mbere. Ni ukuri byose ni ukwihangana kandi kuguma muri Yesu. Abari muri Kristo Yesu ndateka bazacirwaho. Yatwigishe neza cyane. Yesu amuha umugisha, ibyo yashatse yarabibonye. Kandi nawe uzusaba ugira ngo uvuga rimwe ngo urabibona, ihangana nubibura none undi munsi. Kandi muzamenya hari benshi batazi gusenga. Nagiye gusenga ngira iminsi 4, umunsi wa gatatu narigezemwo umunyamahanga mu ishyamba mpuzamashamba ya Kongo, afite imbwa zibiri hari ahantu hamaruka, abonye mwotsi arampunga. Abari muri Kristo Yesu ntateka bazagira gute? Yari afite amacumu n'imihoro yari kuntemagura. Imbwa zisigara zimukira zitonga Bibiliya. Komo ko genera Yesu. Imbwa zirahunga kurikira shebuja. Kandi yari kuntema no mu rugo ntibome hari mu ishyamba kahanga no kujazanya bugugu. Ariko abari muri Kristo Yesu ntateka bazagira gute? Kuba muri Yesu. Kandi abantu bareke bavuge. Ngo wanze kuvuga yagize gute? Nuko kandi abo buhanuzi baravugwa barabesherwa, ariko igumene muri Yesu. Reka dusenga Imana, amasaha yageze. Mana turagushimiye, uduhe kuguma muri wewe, uduhe kuhora mu ijambo ryawe. Yo abari muri Kristo Yesu ndateka bazacirwamo. Twirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi ni mibi nyine, ikubuza gukunda Yesu, ikubuza gukundana. Abenshi ntibakunda, batandukana n'abagore babo, batandukana n'abana babo. Ariko duhe kuguma muri Yesu, twihanganira byose. Ijambo ryawe n'abagwahirwa bihangana, abihangana. Ibigaragazo nubwo biboneka, ariko ihangane, ihangane ijyo bigaragazo. Igisubizo ni Yesu. Kandi Yesu yaratwitangiye, nukuri ubwo yatwitangiye nawe wihangane, ugume muri Yesu, umubwire ibibazo byawe, umubwire ingorane zawe, upfukame. Kundi ijambo ryawe ngo muze twihererane, tuje ahantu hatari abantu. Iyo wiherereye ubwira Yesu byose, Yesu akakumva kandi akagusubiza. Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byose. Imana ishimwe kandi yuko iduhaye ibibazo byose. Nizeye ko mubyumvise kandi mubikoze. Amashyi menshi cyane ku Mana yuko Yesu abantu